erega isi ni gatebe gatoki nyamara wasaba wowe kandi isi ntisakaye uwo ari we wese yanyagirwa kandi isi itaragukaranga ibiri kugutegurira ibirungo nyamara kubana ntacyo bitwaye kandi bajya baca umugani ngo uwarushye ntaruhuka nyamara iyo wizeye ijambo ry'Imana uraruhuka ukaba mu mahoro utuje. Ariko Imana ibihangana koko hano hari amafaranga yawe arimo hari igiceri cy'icumi mpereza byuze umbwire ngo ujya guhaha ariko hangane kwa musaza wanjye. Musaza wawe byanditse ko ari musaza wawe se? Musaza wanjye kuba ari musaza wawe bivuze kuza kunyangiriza se? nese ndi gukwandira kandi ngomba kumenya umva nongere guheka sopo please urugo n'urwaye ntabwo bifatanyije nawe sibyo urimo uranyumva neza uri kunyumva urumva wanjye se kubyita kumwe igikoma cyane erega witeretse amajage wanyweye wujuje umva tandatabona ko twite urumva nkobi ndateho nzongere nsanga rero uri kukinywa nkwereka none nzakudubika mu isafuriya ucyasa nakikumarira urakicaye aho ngaho urakicaye hano kasenyere kakunda atariyo miti y'ijya hano kugende genda mu gikari udasenye uzamunanirwa gufata abagabo banyu neza babacike mwangiza muza kundi siseme hano mbese niba ugomba gufasha imbabare se yagiye kundi gufungura nkabona amazi ataza ashobora kuba yagiye we kandi ashaka gukaraba cyane pe nakaraba bigenze akanakumira ko se mata uzumva bigenze habaye ikize noneho no muri dushanye ariko narije gukaraba kabiri kandi ukarabira muri dushanye si nzakora ikigo nzavuza inzogera nzafata ingoma ncuranga kugira ngo unyumve nzakora iki ariko narije gukaraba pe ariko narabiketse iki waketse umva mubwire rero hari ahifara igishanga ufata ijerekani umanuke hepfo ujye kuzana amazi ukaraba urumva kuza kunyangiriza amazi ngaho wakarabye ngaho wawe ntabwo mbishaka urimo kuva mu mazi kandi hano hari amazi yawe wavomye waguze wishyuye yawe ese wagiye ugira impuhwe yuko nanatwite basi utwita nijye yiguteye n'umugabo wanjye ndakubaza n'umugabo wanjye yiguteye banza unyumve neza nta kintu n'iki na kimwe uretse n'ikiyiko kugira impuhwe gusa nta na kimwe mbere gukoresha hano urimo uranyumva kandi gutaha nimusanga muri dushanye nzakudubika mwibase
ko wagiraga kuba umwana mubi. Umwana mubi ahubwo ubu nibwo ugiye kumbona neza. Sohokera ngase nyine. Ubwo rero ababyeyi umusaza wanjye aragiye reka nanjye nsigare nkorera umugore w'ubugome. Ahubwo ubu nibwo ugiye kumbona neza. Ujye kumbona nta misoni uratwite. Njye se n'umwitera birateraga nde? Nubwo byageze umwana wanjye nkamubura wenda asanga ari namwe mwana mwishe nawe bivuga se niki. Abantu b'uwanyu nabizera gute? Nzi se cyakuzanye hano ari iki? Nzi impamvu ndi kubura urubyaro se ari iki? Ndataho gutwita se bivuze iki? Ufata ijerekani ujye kuzana yawe. Hari ibasi, hari na dushe hanze wariho karabira. Sinzongera kukubona hano. Wasanga ari n'ibyo uje gusigamo ntanabizi. Nani soni. Bana yanjye. Kubera iki mba ndi guhura n'ubu buzima koko? Bana n'iki nakosheje? N'iki nagucumuyeho koko? Ariko ndabizi ko iyo hariho ibibazo cyangwa intambara nyinshi, nyuma y'izo ntambara, nyuma y'ibyo bibazo habaho gutabarwa. Reka nihangane. Baba n'umugore yagiye he? Utetse iki se mama? Ese buri. Okwezi, konzi ko nabyo guteka nasize. Nari bibaye hano mu gikoni. Ndavuga ngo uteke. Ubonaga amasaha ageze kantina adahari ndangije ndaboneka nteke. Sunza kuri kito. Sunzi yahure nzabigenze. Nenda kuvuga ngo uteke. Ninde ugiye gutekera? Ese ntabwo turya. Bande. Enda kubeka shonje. Ese twebwe ntabwo turya nk'uko twakwirwa n'ubwo tutariye. Ese ugira ngo ngerageze. Ushaka kugerageza umujinya wanjye. Ushaka kunkora iki? Ntabwo ngende kukugerageza ariko ntabwo twabaho tutarya. Mwaba mutarya. Mwabihashye.
wahashye ese ibiryo bihari ntabwo umuntu yateka ngo arye ariko bitari ibyawe. Umugabo wa hano ntabwo haze ariko mba hano kwa musaza wanjye ntabwo rero ni kwa musaza ariko ntabwo ari ku mugabo wawe. ntabwo nakwirirwa ntariye mbabara rwose ntukajya ushaka kugerageza. Nta muntu hano hari ushonje, nta mwana ngira niwe utekeye, urumva? Nimba ushaka kurya resitora zirahari, niba ufite amafaranga ugenda uhahe urye muri resitora. Uri kunyumva? ubwo wambabariye koko Mubarira se iki? gusura abona ko ashonje umuntu ajya kwa muganga urashonje ariko ubonye igikangisho. Umwana yabaye umwana ni kumada, ni perezida, ni visi perezida, ni iki twite? Ni gogo wa kabiri si twite? Nimba ari gogo wa kabiri ho ubwo mfite impanga igiye kuvuga. Unambwiye mata mva mu maso, ntakora ibintu bibi. Mva mu maso, ndavuze mva mu maso. bambabare ngakomeza ngateka ko byari bigiye no Si umukorera iki koko? Mubwiye muki? Singushaka mu maso yanjye. Uzi icyo ugiye gukurikiraho? Ntabwo ushaka mu rugo wanjye. Ndakurambiwe, ndaguhaze mu rwego rwo hejuru. Ndumva ingeza. Urumva? Ntabwo mushaka wanjye. Urarira. Uri kwishyura inka y'inyamaranya ko yariye. Winteri sisemi, nawe mba nabuze abo ndirira. Yego wahase n'amarayi, ndabona watetse n'ibiceri, ukajyaho neza n'igiceri cy'icumi washyizeho. Umva nkubone wagiye. Genda ufate utwaye twose sinongere. Mana, ndaguhaze. Nibeshya gaze kuko ibiryo byari bigiye. Umva mubwire. Nizere ko ntari bwongere kubona acanye no gaze. Basi wagiye ugira impuhwe koko. Impuhwe ziba kwa muganga. Urumva? Iyo uba ushaka kubumura kugira impuhwe uba uri iwanjye. Ntabwo uba uri iwanjye mata. Urumva? Mva imbere se nigende. Ndaje mukosora ahubwo. Ibintu ndi gukorera n'umubyeyi kuko ntibizankoraho. Si ubu ndumva ndi kubikora kugira ngo ngere ku kigo. Ndumva umutima wanjye utangiye kuncira urubanza. Ubu se ndakora iki? Ntabwo mushaka muri ubu rugo. Ubu se mwirukane, musabe imbabazi, mbigenze gute? Ariko numvaga igikwiye ari gusaba imbabazi pe. Ako se kuko nabyara koko ngomba kubiziza n'abatwite. Mana si wazamuhaye umwana koko. Byibura kwenda nazabona ibyishimo mu mutima wanjye. Ibi bintu ngomba kwisubiraho. Mana we, ntabara pe, ndahangayitse cyane.
ako se bite byawe ubundi ufite ikihe kibazo ikibazo se kimeze gito ubundi ufite ikihe kibazo ikibazo kimeze ibi bintu byahise byageze hano gute mana nyagasani sinzakora iki koko hase uri muzima ese ubona ndwaye indera asigaye igitanda kimwe ndikubona ngiye kukujyana indera bitarashira ibi bintu umusaza wabundi arabizi ngeze ahantu y'umusazi none se ibintu byanjye wahawe nani none uri kwisiga na parufe yanjye nyakomana sinza ngo barebe umwana wanjye ahagaze umwana wawe ariko yabaye igikangisho we ndakubwiye ngo usige ibintu byanjye ndakubwiye ese ubona n'abantu basa neza gusa neza se hari ibyo waguze ngo urabyisiga ushaka gusa neza ujya ku isoko ugura ibyawe kuki utanyumva nzagukorera iki siwe mbaza ntabarambaza ushaka kunkorera iki nzajya mpora mvuza ifirimbi kugira ngo uzamwumve urajyaho nzakora iki nzakora iki ntabwo ari ndikubaza urashaka ko uzashimishwa no kubona ngiye mu mugozi ukabona neza ndapfuye birangiye bitewe nawe wiyahura kubera njyewe kubera wowe irebe neza ndatwite hako icyo ni igikangisho wowe wabonye igikangisho hari igihe azamporera nibe nawe ufite abazaguhorera umva nkubwire uri umwanya tegereza musaza we naza uzatumvira azahitamo njye nawe urareba igihe wampereye ariko ahantu hose untoteza wagira ngo sindi mu rugo rwa musaza wanjye nta soni umva mubwire nubwo musaza wawe ndawugeza nta soni umva reka mubwire ubu noneho uyu mugore yigize intare mu rugo yigiriye ubwo muzajya muhora mugiramo intonganya byagenze bite noneho reba ukuntu hagize amennyeho amazi ese gogo nawe urakabya rwose wajya umenya ko unari umubyeyi nose noneho bigenze bite mbona ari ndimo kwisiga nyiramwiza asanze ngo ndimo kwisiga bino birungo byiwe arangije amenaho amazi reka sinakubwira intambara iba yose mbese yigize intare muri uru rugo yigize intare y'ingore yigize iki uzi ibintu amaze kunkorera antoteza noneho rero ndarambiwe nimba ashaka yuko duhangana nategereze duhangane baramutse agize ikibazo wavuga ngo iki nimba ari gukomanga gereza noneho azamurere ku mwana nta muntu w'iwacu uteye utyo rwose azamurere ku mwana nimba ari gukomanga gereza ubona ko nakubujije ibintu byanjye kujya ubikora uri muririza yarabiriye ubu se urabona byabaye iki nimba yabikoresheje urabona byabaye iki yasanze ndi kumugikora ugira amahane ngo kugira amahane uyu mugore nimba ari iki ntabwo uri umuntu cyakora uri inyamaswa ariko noneho ibaze umugabo waramutse amenya ko ufata gutyo mushiki we bamusobanurira iki umva nandakwemye ntunshinga urumva nta kundi waje kungira inama nta kundi wambwira none se ubwo wagiye wumva ko uri mu kuzanya ahangaha aho nibereye hagize ikibazo n'umwana agira niwe wabibaza isi ntabwo isakaye mada ntabwo isakaye ubyumve neza ko idasakaye gusa we yarabyigize sande igende soko wabyumbabarira tuvuga niki tuvuga reba ukuntu untoheje usibye ko ndi bugira amahirwe izuba ritangiye kuva ndagerayo numutse ntabwo ndi buhindure kuko uyu mwenda niwo nateganyije kwambara reba ukuntu ugize undi mwana
nawe reba ukuntu umugize Nubwire basi reka. shago nawe mbabarira rwose ugira umutima mubi waje utuvukana ngaho nimusigara amahoro ndavuze ngo igirayo ndavuze ngo igirayo mbabarira uvugana mvugana nawe ubu umusaza we naza ubu naramuka abimenye ko kwamba baruka ntabwo mwumve basi mwumve uzi ibintu amaze basi mwumve babona agiye kwicuza ntabwo nkirya sinyikaraba igikoma ndagisuka gusa sando wishimiye kuzabona ubyaye umwana bitewe n'agahinda uhorana wambabariye ko ntabwo ubona ko umwana wari hafi kuvuka mvana izo njabo mvana nk'izo njabo Sando, mbabara nukuri ngusabye imbabazi ibintu nagukoraga ntabwo bizongera. ntabwo ibyo bintu nshaka kubyumva Nukuri ko Imana ntabwo bizongera pe ndagusaba imbabazi ntabwo bizongera. ntabwo bizongera sando mbabarira umwumve bazi igikoma yamennyeho ntabwo mba Nukuri ko narakineye Imana ntabwo bizongera. nyine birumvikana warababaye ariko nawe mutega amatwi wumva Nyine agiye kuza asubira. umva reka ntegereze musaza wanjye aze mbihere ku murongo wambabariye mureke nigendere ese wishimiye kubona urugo rwa mugenzi wawe rusenyuka mureke nigire kwa muganga Nukuri ko Imana ntabwo nzongera ukora gusa imbabazi wambabariye mwumve bazi nsanga wambabariye ku gufungura ubwo wareka none se ubwo ntugenda bwura gukemuye ndavuze ngo mumvaneho induru reka nigendere sisanga wareka ese gukemuye iki ko wise wigendera niba wabyiteye rwose ubu ufite icyo uzabwira mama impamvu gitumye usenya urugo kubera amahane yawe none se nyewe mwibuke buriya atagiye se wowe ubyiteye cyose umusaza we naza ubwo urabimusobanura neza narabikubwira ati ibintu umukorera uzabyicuza iyo uza kuba waramusabye imbabazi imbere reba nk'ibintu umukoreye umuntu w'umubyeyi umeze kuri Ase se wamubwira kuri telefone akaza nkamusaba imbabazi mbabarira. Umwana we napfuye. Agiye kuza. nuko rero nari umuntu cyokoze mu rugo aho biraza kumpira aza gukora impanuka nsize induru mu rugo nsize amarira mu rugo aho biraza kumpira koko se ubu ngende imbabazi cyangwa nzimwe ese ninzimwe nabyo umusaza wanjye nkabimubwira akamwirukana urugo rw'abandi nkaba ndushenye kandi ntabwo mbyifuza yuko yasenye muri mu kazi wanjye pe ariko se ko yantoteje bikabije ariko ntabwo nari nzi yuko abagore batabyara bagira umushiha ungana gutya umuntu agira umushiha yarangiza akagira umushiha no ku biryo ntabwo mubabarira ariko se ntamubabarira umusaza wanjye aramwirukana
ubu none nerekeza he koko? Yesu ubu koko kukina waje umva imyenda yanjye kuki wayisohoye ko? singushaka mu ry'iwanjye aho kugira ngo nsenyere urumva ugende ujye gutorongera ukanenda ngo twiyunge. ntabwo niyunga nawe amazi yarenze nkombe watinze urumva wakererewe aho kugira ngo nsenyere umusaza wazakugura Ubabarira tukiyunga koko. ntabwo niyunga nawe Ubu se noneho nderekeza hehe? uhashake sinzongera no kukubona iwanjye ngo uje no kunsura. Mama we, kuki wemera ko ibi bintu bimbaho koko? Kuki musaza wanjye adahari koko? Mama we, uyu mwana mfite koko azamukira hehe? Ese bwo navukana umukobwa nzamwitana? Nimba nzamwita Nyiramiruho? Nimba nzamwita Kanyenzira? Nimba nzamwita Nyiranzira? Ntabwo mbizi. Ese bwo navukana umuhungu nzamwita nde? Nzamwita Semiruho? Nzamwita se Kanyenzira? Nzamwita se Kamuhanda? Uyu mwana nzamwita nde koko? Mana we, ubu se ndaraye? Mana koko wantabaye. Hasi atongera akamenaho amazi ashyushye. Aransanze ku muryango we yamenaho amazi ashyushye pe. Uyu mugore ni shitani, ni dayimoni yigendera. Ariko mama wanjye uzamporere